dukunda Imana, kuvuga ngo turabarokore biroroshye, ariko imbere y'igipimo cy'Imana niho hajya hagaragara umurokore wagumye mu isezerano. Ni kangahe wasezeranye n'Imana ukavuga ngo Mana nzagukorera, Mana nzakuririmbira, kubera ahantu nkuye nzakuvuga, sinzigera nibagirwa ibyo wankoreye, ugasezerana n'Imana isezerano, ariko Imana irababaye. Abantu b'Imana baribagiwe, abantu b'Imana bavuye mu isezerano. Nagira ngo mbabwire ngo ibyo bintu bibabaje Imana, ibyo bintu bibabaje Imana. Abandi bagahora basenga, Mana we wabwiye kuzamura urugo rwiza, ariko ntago ari uyu nguyu, uyu napfe, mu izina rya Yesu napfe, mbona urugo rwiza. Ni ukuri do nta hantu yajya, ahubwo Imana izarushaho kumurinda. Niba ari n'umunyabyaha izamuha agakiza, amahoro Imana ikubwira uzayabona uri kumwe n'uwo nguwo, ntago ari undi uzaturuka ahandi. Usenge. Mwami Imana yacu, Imana nziza, Imana ikomeye, turi imbere y'ubwiza bwawe aya masaha y'igicamunsi. Turagushimiye ko watugiriye ubuntu kugira ngo tuboneke mu bikari byawe. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe rero. Nyiringabo Imana, nyemerera ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ntaba ari njye ngaragara, ahubwo aba ari wowe ugaragara muri njye. Mu izina rya Yesu, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe ni inkota ihinguranya, ijambo ryawe ni inyundo isenya kandi kubaka, ijambo ryawe ni itabaza rimurika hacuza umwijima. Nyemerera ugenderera ubwoko bwawe muri aka kanya, uvugane n'iyi mitima iri imbere yawe, kuko niwe uzi ibyo bakeneye. Urakoze Mana, ngaho nanjye nshyigikira, ubane nanjye, Mwuka wera mbeho kandi guhishurirwa kungaragareho, kandi nanjye ushyigikire kuko ntacyo nashobora, ntashobojwe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Nshimye Imana rero ko Imana yangiriye ubuntu ikanyemera ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo ube maso rero mu minota mfite kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana idushakaho muri aya masaha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya ibice 35. Yeremiya ibice 35 ni paje 745. Turahera ku murongo wa mbere. Turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 10. Turaza kugenda dusimbuka. Ndagira ngo dufatanye gusoma ijambo ry'Imana. Hari abantu iyo babonye imirongo ari miremire bagira ubunebwe ntibasome, ariko kugira ngo tuze gufatanya kumva neza iri jambo ry'Imana, ndagira ngo ntuze kuba umunebwe. Tugendane, reka dusome mu izina rya Yesu. Yeremiya ibice 35 murongo wa mbere. Haravuga ngo bene Rekabu banga kuva mu isezerano rya sekuruza. Murongo wa mbere. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti, jya mu muryango w'Abarekabu uvugane nabo, kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe vino banywe. Murongo wa gatatu. Nuko nzana Hazaniya mwene Yeremiya mwene Habaziniya na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'Abarekabu, bazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Igidariya umuntu w'Imana, cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Masaya mwene Shuramu umunyagihe. Maze ntereka imbere y'abahungu b'umuryango w'Abarekabu ibicuma byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe, ndababwira nti nimunywe vino. Ariko barahakana bati,
ntituyinywa kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati ntimuzanywe vino ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose, kandi ntimuzubake n'amazu ntimuzabibe imbuto, habe no gutera inzabibu cyangwa kuzigira, ahubwo muzaba mu mahema iminsi yose muzaba muriho, kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Natwe twumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu n'ibyo yadutegetse byose, kugira ngo tutanywa vino mu minsi yose, twe n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu, ntitwiyubakire n'amazu yo kubamo. Nuko nta nzabibu tugira n'imirima habe n'imbuto, ahubwo tuba mu mahema tukumvira tugakora ibyo sogokuruza wacu Yonadabu yadutegetse byose. Haleluya. Tube tugejeje aho ngaho. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira, njye ubahagaze imbere nitwa Liliane, ndi umuvugabutumwa sengera aha nyine muri Bethlehem. Rero nasenze Imana kugira ngo Imana ize kumpa icyo tuganira. Nakomeje kugenda mpabwa ubusobanuro cyangwa se ngenda ndushaho kurihishurirwa, ariko intego y'iri jambo ndashaka ko turivugaho. Imana yari impaye mu buryo bwo kuvuga ngo abakristo b'iki gihe, intego y'iri jambo twirinde kuva mu isezerano ry'Imana. Haleluya. Dusomye inkuru ndende kandi ntago turazirangiza, tubaye tugeje ku murongo wa 11. Ni inkuru zivuga ku muryango w'Abarekabu. Havuze ngo bene Rekabu banga kuva mu isezerano rya sekuruza. Haleluya. Aba bantu wari umuryango ukomoka ku muntu witwaga Yonadabu mwene Rekabu. Aba ngo barabuzukuruza ba Rekabu. Bagize gutya rero barasezerana. Bagira isezerano bavuga ngo mu muryango wacu ntituzigere tunywa inzoga, haba abana bacu, abagore bacu, umuntu wese ukomoka muri uyu muryango. Ntituzanywa inzoga, ntituzahinga imizabibu, ntituzubaka amazu, tuzibera mu mahema. Haleluya. Ndashaka ko tuvuga ikintu cyitwa isezerano. Nabisobanukiye mu buryo bwinshi cyane. Hari ukuntu abantu bagira amasezerano. Nibajije isezerano bubatse ingo bagira isezerano, umugabo n'umugore bagiye kubana bagasezerana. Ariko ahantu hambere bitangira bagikundana bagirana isezerano ati turakundanye tuzagera igihe tubane. None iyo bamaze gusezerana ku bana bagiye mu mategeko, imbere y'amategeko bakajya no mu rusengero, rya sezerano noneho baba barihamije ko bazabana, bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ndongera nanone nibaza ku isezerano tujya tugira iyo dukizwa. Turavuga ngo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Umwuka wera ni uzanyobora, ndetse ibyaha nanze Satani n'imirimo ye yose. Si isezerano? Noneho hari n'indi sezerano tujya tugira ngo Mana nzagukorera, mu mvura nzagukorera, mu zuba nzagukorera, abantu banyanze, abantu bandetse nzagukorera. Nashaka ngo tubanze twumve ijambo isezerano. Noneho mu isezerano naho hajya habamo ibimenyetso bigaragaza rya sezerano cyangwa bishimangira isezerano. Umugabo n'umugore iyo basezeranye bambikana impeta. Iki ni ikimenyetso. Iyo tumaze gukizwa turabatizwa amazi menshi, tuvuga ngo turabihamije ko duhindutse abana b'Imana, tugeze ikirenge mu cya Kristo. No mu gukorera Imana tugira amasezerano. Abapasiteri bararahira, abavuga butumwa bararahira, abadiyakoni bararahira. Inshingano yose ubundi cyangwa iyo winjiye mu kintu kugira ngo ukigumemo neza urarahira. Noneho yandahiro niyo twita isezerano. Iryo sezerano ugize muri ako kanya bisaba ngo urigumemo. Iyo uriteshutse ukagenda ku ruhande ntabwo uba ukiri mu isezerano. Aba bene Rekabu rero baravuze bati twebwe ntabwo tuzanywa inzoga. Ntabwo uyu munsi nje kwigisha ku kintu cyo kunywa inzoga, ariko ndashaka kwivugira kuguma mu isezerano. Aba bantu baravuga ati ntituzanahinga imizabibu, nta nubwo tuzubaka amazu. Ntabwo mbabujije ngo ntimwubake, oya, nge ndi kwivugira kuguma mu isezerano. Noneho ikintu cyaje kuntangaza,
ku murongo wa mbere havuze ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka. Buri Uwiteka ageze akagerageza isezerano kugira ngo arebe kuzarihagararamo. Natangaye cyane, ijambo ryavuye ku Uwiteka riza kuri Yeremiya, ntabwo ryavuye ku wundi muntu ngo genda ungeragereze bariya abantu rero ko bakiri mu isezerano. Ijambo ryavuye ku Uwiteka. Haleluya. Uyu munsi nawe nubwo uvuga ngo uri mu isezerano, nubwo uvuga ngo urakijijwe, nubwo uvuga ngo ubanye neza n'Imana, ndashaka kubwira ngo Imana nta kintu cyayihamiriza ko birimo neza. Izana igipimo, ikavuga ngo reka nzane igipimo, ndanyura no mu kanwa k'umuhanuzi kugira ngo ibi bintu byemerwe, noneho ngiye nipimira abantu banjye. Ijambo ry'Imana ngo riza kuri Yeremiya. Yeremiya yari umuhanuzi wemewe. Hari abahanuzi twemera ukavuga ngo ubwo bihanuwe na runaka birarara bisohoye, sibyo bene da? Ukavuga ngo ubwo ari runaka umpanuriye, ndabizi ndataha mpura nabyo hariya mu muhanda. Yeremiya nawe yari umuhanuzi wemewe. Aravuga ati Uwiteka arambwiye ngo nimugende nimuze mwicare hariya mu cyumba cyo hejuru munywe vino. Ngo azana ngo ibicuma, azana ibikombe byo kunywesha, aravuga ngo niko Uwiteka avuze nimunywe. Uyu munsi Imana itanze amahirwe ikavuga ngo ndabakomore ndadohoye nimwinywere. Wareba ibiba bavuga ngo ubwo ari umuhanuzi runaka ubihanuye turinywera. Ariko aba bantu nabakunze. Haleluya. Aba bantu bagumye ku isezerano baravuga ngo nubwo ari Yeremiya w'umuhanuzi ubivuze, twebwe dufite isezerano. Haleluya. Yeremiya avuga ati Uwiteka ni uvuze ngo nimunywe. Baravuga ngo ntidushobora. Nimunkurikire mu ndebe. Arababwira ati ijambo ry'Uwiteka ryanjeho. Uwiteka yambwiye ngo nimunywe. Kuko ngo yahamagaye abantu babavuza amazina, ngo arabahamagara ashyiramo n'aba bene Rekabu. Aravuga ati Uwiteka yavuze ngo nimunywe, asuka inzoga ashyira mu bikombe. Baramubwira ati reka. Twebwe dufite isezerano bene Rekabu. Twaravuze ngo ntituzanywa vino, ntituzahinga inzabibu, ntituzubaka n'amazu. Aha ku murongo wa 6 ngo ariko barahakana bati ntitunywa vino kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati ntimuzanywe vino cyangwa mwe n'abana banyu iteka ryose, kandi ntimuzubaka amazu. Nibajije iri jambo kuguma mu isezerano. Muri iyi minsi nababwiye amoko y'amasezerano tuzi twese. Abantu bubakanye bagiranye isezerano, igihe kiragera umwe akarivamo akava mu isezerano. Hari ibintu byateye umugabo akagira undi mugore ku ruhande, kandi umugore babana azi ngo niwe wenyine. Icyo gihe uwo mugabo aba yaravuye mu isezerano bagiranye. Hari abandi bambikwa impeta n'abandi bantu batari abadamu babo cyangwa abagabo babo. Akakubwira ngo nye nawe twibanire mu ibanga, umugabo wawe ntabimenye cyangwa umugore wawe ntabimenye. Umuntu akava mu isezerano ariko wamureba ukabona yambaye impeta ariko mu mutima yarayikuyemo. Turimo kumvikana. Abandi nabo hari aho bagera bakayikuramo, wanabireba rwose ukabona nta niyo yambaye. Bivuze ngo yavuye mu isezerano. Hari abantu babana baramaze gutandukana, nta sezerano rikiri hagati yabo. Abandi nabo mu byo gukorera Imana ugasanga umuntu cyagiye avuga ngo Mana nzagukorera bimeze neza bimeze nabi, akavuga ngo reka. Iyo turi mu kibazo turahiga tugasezeranya Imana ibintu, ariko iyo byagenze neza tuva mu isezerano ukavuga Mana nawe nanjye ndi umuntu, nawe ari wowe niko wabigira, nagira ngo mbone undengera, ariko ubwo wandengeye nawe urabona ko ibi bintu naye navuze kubera nari mbabaye nasanze narasezeranye ibintu bikomeye. Nagira ngo mbwire abantu b'Imana mumere nk'aba bantu. Utitaye ngo
bivuzwe na runaka, natanga Imana igizana igipimo, ikazana igipimo ngo irebe, kuko twese iyo turi hano turaramya tugahimbaza, ukavuga uti abantu b'Imana baraha. Ushobora no kuvuga uti ni abamarayika bavuye mu ijuru, ntabwo ari mama runaka na runaka na runaka bari mu rusengero, kuko iyo turi mu rusengero tuba twabaye beza, ariko iyo dusohotse uribaza ngo bariya ni bandi, kubera ko abantu bamaze kuva mu isezerano basigaranye ibintu by'ibimenyetso gusa bigaragara. Bimwe nababwiye tuba tucyambaye impeta, ariko nakubwiye ko hari igihe umuntu yambara impeta ariko mu mutima yarasenye, nta muntu bacyubakanye urugo. Ushobora no guhagarara n'uri umukozi w'Imana tukagira ngo uracyari mu muhamagaro mu isezerano ryo gukorera Imana, ariko waramaze kuvamo. Abangaba rero bavuga ngo ntidushobora, nubwo Imana yakwimanukira ikavuga ngo ni munywe, n'ubundi burya bajya bavuga ngo intumwa ingana n'uwayitumye. Ubu mpagaze nkavuga ngo Uwiteka, iyo umuhanuzi ari guhanura avuga ati umva uko Uwiteka avugana namwe, mwareba mukabona ni njye ndi kuvuga, ni njye, ariko uri muri njyewe niwe uba urimo kuvuga. Aha ngaha ni Imana ubwayo yari yimanukiye ivugira muri Yeremiya iravuga ngo batereka inzoga banywa, ariko ibyo ntabwo byabakanze, baravuga ngo ntidushobora kunywa. Noneho ku murongo wa 12, maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, urumva bwari ubwa kabiri rigarutse kuri Yeremiya, riragaruka ubwa kabiri riti, uku ni ko Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ya Isirayeli ivuga ngo, genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu uti, mbese ntimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye? Nuko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu, ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa inzoga, yarakomejwe, yarasohojwe, kugeza na n'ubu na bugingo n'ubu ntibayinywa, kuko bumviye itegeko rya sekuruza. Umva none hagahinda Uwiteka afite. Ariko njye navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira, ntimurakanyumvira, kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi, nkazinduka kare nkabatuma nti nimugaruke, umuntu wese areka inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu, kandi mwe gukurikiza izindi mana ngo muzikorere, niho muzaba mu gihugu nabahaye mwe n'abasogokuruza, ariko ntimwanteze amatwi habe no kunyumvira. 16 rero, mubonye bene Yonadabu mwene Rekabu basoje itegeko rya sekuruza yabategetse, ariko ubu bwoko bwo ntibunyumvira. Ni kangahe wasezeranye n'Imana ukavuga ngo Mana nzagukorera, Mana nzakuririmbira, kubera ahantu nkuye nzakuvuga, sinzigera nibagirwa ibyo wankoreye, ugasezerana n'Imana isezerano, ariko Imana irababaye. Abantu b'Imana baribagiwe, abantu b'Imana bavuye mu isezerano. Imana iratangara ngo ubonye bene Rekabu basezerane bo ubwabo nk'abantu, bavuga ngo twebwe umuryango wacu ntituzanywa inzoga, batsimbarare ku isezerano, mbatumeho umuhanuzi aze mu izina ry'Uwiteka nabwo bahakane, ariko abantu banjye ntumaho abahanuzi nkavugana nabo, bo bavuye mu isezerano. Nibajije iri jambo ndavuga ngo aya magambo yababaje Imana. Niba abantu bifata bakajya umugambi wo kudakora ikintu runaka bakakigumaho, ubu Yeremiya kibabwira ngo ni bamwe bakanga, yaratangaye, yavuga ati ni ngiye bapinze kandi naje ndi umuhanuzi w'Uwiteka. Ariko Imana iravuga ngo iki ni igipimo Imana yari izanye ngo irebe koko ko bari abantu bagumye mu isezerano. Kuvuga ngo dukunda Imana, kuvuga ngo turabarokore biroroshye, ariko imbere y'igipimo cy'Imana niho hajya hagaragara umurokore wagumye mu isezerano. Nibajije kuri aya magambo, nibuka igihe Yesu yabazaga Petero, yabaje Petero ngo ariko Petero urankunda? Bwa mbere aramubaza urankunda, aravuga ati mwamurabizi ko ngukunda. Aragaruka bwa kabiri ati Petero urankunda, aravuga ati mwamurabizi ko ngukunda. Yesu amubajije bwa gatatu, Petero ndibaza ko Petero yabaye nk'urakara, aravuga ati kubu Yesu aho yahereye ambaza ko areba mu mutima, yabirebye mu
mutima wanjye ko hareba akabona ko mukunda. Ariko Yesu areba mu mutima, yari abizi ko nihaza ikizami ko azamwihakana. Yesu ikintu yamubwira, amubwira ati Petero, inkoko itarabika gatatu uraba umaze kunyihakana. Petero byamubayeho, byarasohoye. Bamaze gufata Yesu, abigishwa baratatanye. Bamaze gutatana, Petero nawe arashwiragira, abanje kugerageza nyine ngo bakajya barenga nawe ahinguka. Bagatwara Yesu bagira nk'ara Kibagabaga, nawe akabatungutsa Kimironko. Barenga ahinguka, barenga ahinguka. Yari yagerageje umuntu w'Imana. Ko yari yabwiye Yesu ngo tuzajyana no mu rupfu tuzajyana. Ariko ikizami cy'Imana. Bamaze gufata Yesu, abigishwa bashwiragiye. Petero ngo aragenda ajya mu gikundi cya mbere ahantu Yesu ari, yicara ahantu ku muriro. Umugore wa mbere avuga ati wowe wagendanaga na Yesu nakubonye. Avuga ati nta nubwo muzi, n'ibintu uvuze simbizi. Arimuka, yumvise bamumenya arimuka, ajya ahandi hantu. Undi muntu avuga ati mva n'imvugo yawe irakugaragaza wowe. Buriya niba uri umurokore, nubwo wagerageza kwiyoberanya, hari akantu bakumenyera bakavuga ati uyu muntu yigeze asenga. Buriya n'umupagani waguye iyo yasinze, hari ahantu najyaga mbibonera, umupagani waguye yasinze atera haleluya, aririmba indirimbo zo mu rusengero, hari n'uwivugira ku ndimi kandi yisindiye atarize umwuka wera, izajya yumva n'abandi. Hari akamenyetso kagaragaza ko wagendanye na Yesu. Petero nawe aravuga ati n'imvugo yawe irakugaragaza. Avuga ati mvi icyo uvuze sinkizi. Bwa gatatu arongera aramwihakana, ya nkoko ngo ihitira bika. Nagira mubwire ngo Imana izi umutima wawe. Ibi ngibyo kuvuga ngo nzagukorera Yesu, ngo imvura yagwa ngo itagwa. Ejo bundi ku cyumweru yaraguye, haje bangahe? Isezerano kurivamo na akantu gato cyane, ariko ku munwa gusa, ku munwa turabivuga. No kuva mu isezerano nako kanya woba wumva ngo Yesu sinakureka. Umva, ndakubwiza ukuri, ababyeyi benshi bava mu isezerano agatandukana n'umugabo we mu ibanga, kandi umugabo akagira ngo afite umugore, kumva umugore afite. Hari ibintu byateye mu matelefone ugasanga umuntu yanditsemo ngo amakara, Isombe Korode, Me to you, Alphonse, Beka, Kopedu, abantu bakabita andi mazina, bakabitira banke, Isombe, Kimironko, inkoko, ibintu nk'ibyo. Kumbe n'abantu bafitanye nabo gahunda, urumva tayari yamaze kuva mu isezerano. Noneho telefone yasona, umugabo akamuzanira ngo akira sheri, ngo Isombe Kimironko ngo baraguhamagaye. Ngo se ngo ufite gahunda yo guteka isombe uyu munsi? Byahehe. Umumama tayari yamaze kuva mu isezerano afitanye n'umugabo we. Imana itubabarire. Abandi nabo bakabana akakubwira ati ngewe twibanire ku ruhande, mbese uriya mugabo abo wawe gusa wo mu rugo, aderese mbese witwa ko ufite umugabo, ariko ngewe tujye twisohokanira, tujye mbese. Hari n'abarokore babayeho muri ubwo buzima. Nagira ngo mbabwire ngo ibyo bintu bibabaje Imana. Ibyo bintu bibabaje Imana. Abandi bagahora basenga, Mana we wabwiye kuzamura urugo rwiza, ariko ntago ari uyu nguyu, uyu napfe, mu izina rya Yesu napfe, mbona urugo rwiza. Ni ukuri do nta hantu yajya. Ahubwo Imana izarushaho kumurinda. Niba ari n'umunyabyaha izamuha agakiza, amahoro Imana ikubwira uzayabona uri kumwe n'uwo nguwo, ntago ari undi uzaturuka ahandi. Hari uwambwiye ngo ngiye ngo n'amashuka ngo nzamushyinguramo narayaguze. Hari abantu dufite ubugome mu mitima, dusenga amasengesho y'ubugome, ukagenda ukagura amashuka uzashyinguramo umugabo, mukibana mukirara ku buriri bumwe. Uwo rusenga ucukura imva ngo nagire vuba agende. Wagumye mu isezerano, wagumye mu isezerano. Iki kintu cyitwa ikizami Imana igizana, igihe abantu bavuga ngo bari mu isezerano ntibazarivamo. Nibajije kuri Yobu. Yobu ngo yari umukiranutsi wubahaga Imana, ngo akirinda ibibi.
Yobu yari umukiranutsi, Imana itangira ubuhamya mu gihugu. Nk'uko Imana yavuga ngo mu Rwanda harimo umukozi w'Imana runaka, ni umukiranutsi yubaha Imana akirinda ibibi. Yobu niko yari ameze, ngo yari umukiranutsi, yari inyangamugayo. Imana imutangiye ubuhamya, Satani aravuga ati mumpeho gatoya nkwereke ukuntu biriya byose kuba kiranuka, wamuhaye ubutunzi, wamuhaye abana beza, wamuhaye byose, njyewe bimpe noneho nkwereke. Hari abantu bagumye ku isezerano. Nubwo hari abo twumva batsindwa, ariko hari abantu baguma ku isezerano. Yobu ibyo yari afite byose bimushiraho, abana bose barapfa. Ikintu cyambabaje n'umugore nawe aramubwira ati ariko ubundi watutse Imana. Gutuka Imana mu yandi magambo ni nko kwiyahura ku Mana. Yituke nibura iti kwica kurangiza. Yobu aravuga ati mva ntabwo nakora iryo kosa. Cyakora uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Uri umupfapfa, urangira inama yo gutuka Imana. Sinshobora kuyituka. Yaravuze ngo naho yanyica nzapfa nkiyiringira. Haleluya. Naho yanyica, ibaze naho yanyica. Dukeneye abarokore bahamya nka kumwe Saduraka na Meshaki na Abedenego bavuze ngo iyi Mana naho itadukiza ntabwo turi bwubararira igishushanyo. Satani avuga ati mumpe gusa. Imana yavuga ngo mugenda ugerageze buri kimwe cyose, ariko ubugingo bwenda burinze. Satani ahera ko kanya kiva imbere y'Imana, yese atangira gushyira mu bikorwa. Yobu arageragezwa ibintu byose, cyakora harokokaga umuntu umwe uzanye inkuru. Ngo ingamiya ngo barazitwaye ngo ninge ndokotseho kukubwira inkuru. Undi ati babana be bari mu nzu bakora iminsi mukuru ibaguyeho ninge ndokotse. Ubwo warokokaga wenda yari nk'umuja waho cyangwa umugaragu. Ibintu byose mu mwanya muto birarangira. Yobu arangije aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Haleluya. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Nta muntu ndabona uvuka yambaye. Ko wenda ngo iwe ntasanzwe ngo yavukanye akenda, yavutse yambaye. Reka tuvuka mbese. Hari igihe ujya wibwira ngo ibyo ufite warabivukanye. Hari igihe hari akantu numvise akavuga ngo uw'amahirwe ngo asendereye imigisha ngo aratunga ngo akadamara ngo akibwira ko arusha abandi gukora ngo cyangwa gusenga. Hari abantu babona batunze bakagira ngo nibo basenze cyane, cyangwa bakagira ngo nuko aribo bazi gukora. Ntabwo ariyo mpamvu. Imana irabigutije, ariko ubihagazemo gute? Yobu ngo arangije avuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Nta muntu ujya rusororo ajyanye diplome, nta ujyana amafaranga, nta umva. Iyo bakugiriye ubuntu nakenda kamwe indi bahita bayigabana. Bakavuga ya costume yaherukaga kugura mu yimbi, ya sakoshi nziza yaguriye Dubai mu yimbi ni yanjye, rwa rukweto rwiza yari yambaye ku cyumweru n'urwanjye. Ukimara gupfa barabigabana. Yobu baravuga ngo ngewe Yobu navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Imana iravuga ngo mbonye umuntu wo kwirata. Yobu ni umukiranutsi. Ikintu nkundira Imana ku gice cya nyuma, ngo Imana yaramushumbushije, imukubira kabiri ibyo yabuze, imugarurira ibindi kubye kabiri. Yarongeye abyara abandi bana. Ingamiya ziragaruka, ibintu byose biragaruka, arongera yitwa boss. Ariko yari ngo yicaraga mu mukungugu yishimisha urujyo, abantu bose bamuseka. Nta nubwo wari ukijijwe. Ubu si Imana yakugira gutyo utari umunyabyaha, ni ibyaha byawuzize. Ariko Yobu yari afite ibanga, ntago yari yarigeze ava mu isezerano. Haleluya. Rero nagira ngo mbabwire bene data, mureke tugume mu isezerano. Tugume mu isezerano. Birakwiye ko abarokore b'iki gihe dukizwa n'aho abantu batatureba. Buriya ikintu kizagaragaza ko ukijijwe, sinzi abantu ejo twabivuganagaho, ufashe umurokore ukamushyira mu mafaranga akabikiranukamo, uzamenye ko uwo muntu ari umurokore. Wa mugabo we nubasha gukora ahantu hari abadamu cyangwa se ukabana n'abagore n'abakobwa, ahantu hari abantu mutandukanye, mbese niba uri umugabo ukaba uri mu bagore benshi, ugakiranuka, ntugire gutya ngo utangire ugende ukundi, tuzamenya ko uri umurokore. Ariko muri iyi minsi umuntu arakubwira ati rata Imana iravuga ngo dukundane. Si urukundo Imana yavuze ni urwo kurarikirana. Ko Imana yaravuze ngo dukundane, ngo dukundane, ngo nkunde nk'uko wikunda.
ni itegeko Imana yatanze ryo gukundana, ariko nta bindi biri inyuma. Ko ntabwo bibaho nta muntu ukigira umugore we wenyine. Ubundi ibyo bintu byavuye he? Ngo nta mugabo ugira umugore umwe, ngo nta mugore ugira umugabo umwe. Ibyo bintu byavuye he? Ubuse Imana yari nanone no kuvuga ngo mushake 5 6, ko Imana yavuze ngo yamuremeye umufasha umukwiriye. Ariko wewe ukwiriwe na 4 5, simbizi. Sinzi n'ukuntu bijera bigakunda. Wajya muri dushe telefone ukayijyana, kuko hari igihe Chantal Beka yaguhamagara, hari igihe Claudine Isombe yaguhamagara. Imana itubabarire tugirire neza. Hari abantu bajya bava mu isezerano. Yesu yigeze abaza abigishwa be, arabaza ati mbese namwe murashaka kwigendera? Murashaka kugenda? Hari igihe Imana ireba abantu nubwo bicaye ikabona bamaze kugenda, ikabona ntibahari. Urebe ikibi cyo kuva mu isezerano, urivamo uzi ko hari ibigiye kwemera, noneho bikanga. Barifata bajya kuroba, baravuze ati uyu mugabo twakurikiye wikanze imwe na rugabire, utagira hararurara mu bihuru, bwakwira akajya mu misozi, uyu nguyu azatugeza he? Bajya inama baravuga ati ariko twakwisubiriye kuroba. Umwe agafata ya ndobani agasubirayo. Uwo ufite akazi akora akavuga ati wasubiraho, nkikora ntago naburaga icyo ndya. Yesu arabareba, abona mu mitima bamaze kugenda. Arabaza ati se namwe murashaka kwigendera? Baramusubiza ngo twakuvaho tukajyayo. Bagiye kuroba ngo bakesha ijoro nta kintu bafashe. Kandi ubundi ifi ziboneka ryari? Si mwijoro, sibwo baroba. Bagiye mu gihe cyo kuroba, ariko ko bari barataye Imana mu mitima, nta kintu bigeze babona. Yesu arabihorera, baragerageza bajya iburyo bajya ibumoso biranga. Ngo arangije azagendera hejuru y'amazi, arabaza ngo bana banjye hari icyo mwafashe? Barambwira ati reka twakesheje ijoro nta kintu twafashe. Aravuga ngo noneho mwerekeze iburyo bw'ubwato murobe. Kandi ubwo icyo gihe hari ku manywa noneho, kuko Yesu yategetse ifara zihamagara ziraza. Mureke tugume mu isezerano. Abarokori bo muri iyi minsi mbese babirimo batarimo, avuga ati nta wamenya da, reka mbe ndimo ariko mbe nshakisha n'ahandi n'ibyanga hanjye ahangaha. Nagira ngo nkubwire ngo nuva mu isezerano nta mahirwe uzabona. Ayo wabuze usenga ntabwo uzayabona udasenga. Ayo wabuze uri mu Mana ntabwo uzayabona uri mu byaha. Cyakora Satani aragushuka akakubwira ngo genda rata bizakunda, bizemera. Ariko iyo ugezeyo uza hariya, bimwe bavuga ngo kwimyiza imoso, wamwaye wabuze aho ureba, wakwinjira abantu bose bakavuga ngo aragarutse, atagaruka se byamuyobeye. Ntiyari abantu muzi baguye bakareka Imana, bakavuga ngo nta n'ahantu uzongera guhurira nayo. Sinzajya mu barokore batazandondora, hatazagira umuntu mpanurira. Burya umuntu waguye atinya imvugo y'Imana, aravuga ati noneho iranyishe we. Noneho nibahanura baravuga ko mpfuye. Akirinda umuntu usenga uwo ari we wese, kugira ngo Imana itavuga ngo mwana wanjye garuka narakubuze. Ariko burya Imana yagushatse nta hantu itagukura. Mwajya kubona mukabona aragarutse, umva umuntu waguye yagarutse aza afite isoni. Abameze nk'umuntu bakuyeho imyenda. Iyo umuntu ufashe umuntu w'umugabo cyangwa nkanjye w'umumama ukankura mutwenda, sinzi aho nareba. Niyo mpamvuga ngo ni isoni z'ubwambu, sinzi aho nareba. N'umuntu rero waguye wavuye mu Mana, iyo agiye hanze bikamucanga, aza mu rusengero areba hasi, kabatiwe pasiteri arambonye, ayiwe babadiyakoni twabanaga barambonye, ayiwe bavuga butumwa barambonye. Imana yakubonye mbere yuko bo bakubona. Ariko imbabazi z'Imana ngo zihora zunguka, ntabwo zijya zirangira. Nubwo abantu babona utari wo kubabarirwa, ariko imbabazi z'Imana zihora zunguka, ntizirangira. Imana yiteguye kubabarira umuntu wavuye mu isezerano ryayo, ititaye ku myaka umaze. Noneho muri iyi minsi byo muri corona byaroroshye, umva abantu baraguye bararambarara. Ahubwo ati ninde se ukimenye wateranye n'utateranye? Hari igihe abwira ngo yaje mu rya mbere, cyangwa ukavuga ngo ari buze mu rya kabiri, nta na rimwe agiterana, byararangiye.
bakavuga ngo ko twabaye imyaka 2 tudaterana se twaraguye, ko twamaze si iminsi insengero zifunze twaraguye. Nyamara bari baraguye mushu, bari baraguye. Ariko akakubwira ngo none se ngo ko ntaguye, ko izo nzoga se ntazinyweye. Umva warazinyweye ahubwo uriyongeza, kubera ko nta wakurondoraga, kubera ko nta utahuraga n'umushumba wawe wari uzi ko wabihwanirijemo. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana ibabajwe nuko abantu bashobora kuguma mu isezerano ryabo nk'abantu inama bagiye bakayihagararaho, ariko kuguma mu isezerano ry'Imana byananiye abantu. Byananiye abantu babaye ibikange, babaye nk'ibyihebe. Umuntu uramuhugura akakubwira ngumva ngo witonde, ngo nta mushumba, ngo ntaki, ngo umuntu nagakiza ku giti cye. Akakubwira ngo genda gake, namaze imyaka 2 nta mushumba ungendaho kandi ndakizwa. Babyita ngo nukugendaho. Bene da, nta muntu wakugendaho, nta wakugendaho ngo abishobore, nta wabishobora. Ariko umwuka wera, icyampa umwuka wera akakugendaho. Umwuka wera ntajya tuza, nubwo wakwihesha amahoro, nubwo wakwinangira, nubwo wakwisiga, nubwo warenzaho ibintu byiza byose bibaho ukavuga uti nabahejeje. Umwuka wera arakomeza akakubwira ati nyamara wavuye mu isezerano. Ntugisenga, ntugisoma ijambo ry'Imana. Abandi bazinutswe gukorera Imana ngo nta kintu bimaze, ngaho twayikoreye se yaduhembye iki? Reka mbabwire, ngewe nzi neza yuko iyo ukoreye Imana neza mu kuri no mu mwuka iraguhemba. Ntabwo ibintu dukora bigenda ngo bijye ahantu. Oya, Imana ngo ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ushobora no gukora ikintu ukabona n'abantu muri kumwe ntago babihaye agaciro, ariko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Mu gihe runaka cya kintu wakoze kikakurengera imbere y'Imana, mwakongeye mugakorera Imana. Kubera icyo abantu bazinutswe gukorera Imana, kubera icyo abantu bahindutse abanzi b'Imana, kubera icyo abantu bahindutse ibyigenge mu nzu y'Imana. Iri jambo nanjye ubwanjye nk'umuntu harahongera nkumva ngize umubabaro, harahongera nanjye nkumva ngize agahinda. Abantu baragenda uko bishakiye, ngo ibi ngibi ngo aho twahereye ngo reka natwe ngo twibohore, ngo reka aho bahereye batugendaho. Icyampa umwuka wera akakugendaho, ntaguturize. Hari abantu Imana yamenye ngo ntago nubwo Satani yagerageza kubakura mu kiganza cy'Imana ntago yabishobora, kandi ngo umukiranutsi w'Imana naho yagwa ntago azarambarara. Nubwo ureba ukabona waraguye, ariko reka Imana iraje kubyutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Gusa muri wowe ongera uvugurura isezerano. Buriya n'abashakanye bajya bicara bakavugurura isezerano. Ndabeshya abantu bari hano bubatse ingo, muricara n'umugabo ukavuga ati ariko sheri, hari ibintu bitari kugenda neza, kandi hari ukuntu twarapanze ibintu tujya kubana, ariko uyu munsi siko bimeze. Ntabwo uri kuganduka neza inshingano, ntabwo ukiboneka mu rugo, sinzi ibintu uhugiyemo, ntabwo ukita ku bana. Urwo ni urugero. Ntabwo ukita ku bana, urugo warurekeye umukozi. Ongera usubire mu nshingano zawe neza. Umudamu akavuga ati ariko nibyo muri iyi minsi ndarangaye, nagira ngo mvugane nawe. Muri iyi minsi ushobora kuba urangaye, muri iyi minsi ushobora kuba nawe waravuye mu nshingano, waravuye mu isezerano wagiranye n'Imana, ariko ngira nawe wisubiremo. Aba bantu b'Imana babwiye Yeremiya bati ntidushobora uretse no kunywa inzoga n'inzabibu ntitwazihinga. Urumva ukuntu bari baramaramaje, bari barafashe umwanzuro. Babwira Yeremiya bati n'inzabibu ntituzazihinga, ntituzubaka n'amazu, tuzibera mu mahema. Ntago we nkubwiye ngo uve mu nzu yawe ugende ushyire shitingi hariya, ntago ariko nkubwiye. Niba wananywaga n'inzoga, ntago naje kukubwira ngo reka inzoga. Iri jambo turishyire mu buryo bw'umwuka. Isezerano sinzi icyo wasezeranije Imana. Hari abantu babwiye Imana ngo bazayikorera, Mana nubwo umpaye akazi sinzareka kuguha 1/10. Ariko iyo yabonye ubwira Imana ngo Mana nawe ubaye ngiye urabona wabigira gute? Ubu
utu dufaranga mpembwa ndakuramo icya 10 nishyura inzu, nishyura umukozi, nishyura minerivare y'abana, ukabwira Imana ngo ihangane. Wavuye mu isezerano. Hari ikintu Imana itajya yihanganira, byavuye mu kanwa kawe ujya kubivuga, none uri kubwira Imana ngo niyihangane. Kuri iki Imana ntago yakihanganira. Niyo mpamvu ubona inyatsi zatumaze abarokore, urakora ukagira ngo urashyira mu mufuka utobotse. Kubera iki? Wavuye mu isezerano. Wari warabwiye Imana ngo ntago uzayima kimwe mu 10. Wabwiye Imana ngo icyo uzajya ubona, uzajya ukora umurimo w'Imana. Nzashyigikira umurimo w'Imana. Sinshoboye kuririmba nta jwi ryiza ngira, ariko nzajya nkora umurimo w'Imana, nzajya ngura ibikoresho bye abaririmbyi baririmbiraho, nzajya nzinduka nkorope mu nzu y'Imana nkubure. Ariko uyu munsi uravuga ngo Mana nawe ubirebe, si wowe wampaye bano bana se? Ubusaba abana bangana gutya nzajya mbakurura mbazane mu rusengero. Nuzana impamvu imbere y'Imana, izi gukura impamvu mu nzira. Ikura impamvu mu nzira ikakubona. Ushobora kugira ngo wabyaye abana beza ukagira ngo Imana hari ikintu biyibwiye, ibavana mu nzira ariko ikakubona. Hari abantu Imana ifuhira ikavuga ngo aho kugira ngo iguhombe, yaguhombye. Ngo Mana ngo wampaye umugabo nasenze, nagiye kanyarira, nagiye kizabonwa, none Mana nyemerera mbaze nezeranwe n'umugabo. Twiruhukire, twisohokere, tube dukina ubute, dukine saye, mbese duseke, tugire gute? Imana irababaye iyo yibutse ukuntu yamuguhaye umukeneye, iyo yibutse amagambo wavuze. Buryo tubabaye turavuga, Mana we n'ukuri nzarambarara hasi, nzaryama mu rusengero, ariko uyu munsi uravuga ngo sinaharyama, bagira ngo narasaze. Kandi ako kari akantu koroshye, kuvuga ngo nzaryama mu rusengero, ngo nigaragure ngere hariya ku muryango, kubera ko wari ubabaye yumvaga byoroshye. Ariko uyu munsi bavuga ngo kameme, bavuga ko ndi umusazi, bavuga ko ndi umupfapfa, umubyeyi ubyaye 3, sinshobora. Mana wihangane nawe, reka tubihwanirizemo, ntere haleluya 3 birangire. Ntago ariko ari wabwiye Imana, ntago ari wabwiye Imana kuzatera haleluya. Utwo ni utuntu tworoshye. Mwongere musubire mu masezerano, musubire mu masezerano. Agakiza kacu Imana iragapima. Ntago gukizwa ari ukugenda na Bibiliya. Hari abantu bagenda bayifashe gutya, bakagenda bareba hasi ngo badacumura. Mana ntagira uwo ndeba nkamwibazaho, Mana ntagira umuntu mbwira nabi, ukagenda wenda guturika ngo ntazavuga. Ntago ariko gakiza. Agakiza kari mu mutima wawe. Ariko Imana ikintu nyikundira, igira igihe ikavuga ngo nje kwirebera ibyo birirwa bavuga ngo nabarokore, ndaje ndebe. Egati kubita ngo ikigeragezo, iyo kivuyemo neza nibwo Imana ivuga ngo runaka ni umwana wanjye n'umurokore. Hari ibintu Umwuka wereye nyigishije, byanjemo ndi mu muhanda, ndimo nigendera, numva umutima urambwiye ngo urabona kera twiga muri primaire, hari ibintu twajyaga twiga ngo ni ugutanga umugabo. Murabyibutse? Ugakora imibare ukayikora, bakakubwira ngo kugira ngo twemere ko iki gisubizo utanze ari cyo, tanga umugabo. Ngo ni umugabo wa 9, Imana iguha umugisha, umugabo wa 9. Ugakuba ukagira utuntu dukubye gutya, ukajya uteranya imibare hejuru ukayishyiraho na gutya, byahura bisa, igisubizo kiba ari cyo. Rero nagira ngo mbabwire ngo Imana irimo irazana umugabo, irimo iratanga umugabo. Agakiza ka runaka kaza ati umugabo, dutanga umugabo. Hamwe hakaboneka 2, ahandi 1, ahandi 6, ahandi 9. 4. Ntago ari byo. Ni cyerekana ko igisubizo cyawe ari 4, ntago ari cyo. Agakiza kawe ntago gashyitse. Hari umwami umwami umwe nibe Rushazari, ngo yafashe ibikombe bakoreshaga mu rusengero, ngo abinywesha inzoga, yakoze ikirori. Arabizana babinywesha inzoga, bakirimo banywa baserebra bishimye, ngo ikiganza kiraza cyandika ku rukuta ngo meni tekere ufarisini. Wapimwe, Imana isanga udashyitse, ubwami bwawe buhawe abaperesi. Ikizame cy'Imana kirahari bene data. Imana irimo iradupima igasanga ntidushyitse.
uwo mwami byahise biba ko ubwami bwe buranyagwa kubera iki yarubahutse arakabye. Ubu barokore twarakabije kubahuka Imana, gutinyuka gufata ibikombe byo mu rusengero bikoreshwa urugero nk'igaburo ryera ukabifata ugashyiramo inzoga ukinywera. Hari agasuzuguro karenze ako ngako. N'ibintu by'Imana twarabifashe turabikerensa tubigira ibintu bisanzwe, ngo iriya ni siyasa, ngo ni business. Ariko reka mbabwire, iba ari business muri iyi minsi ntiwayireka ukajya no mu bindi. Ibi bintu iba ari business ntiwakwigira mu bucuruzi ukareba ibintu ucuruza. No muri corona hari abantu bagumye bacuruza, izindi business zafunze. Ntabwo ibi bintu ari business. Ibi bintu twabijemo tuzi ibyo turimo, twaje gukorera Imana tuzi ibyo turimo, ariko abantu bakabije gukerensa ibintu by'Imana. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana riravuga muri Daniel ibice 11 mu gusoza. Daniel ibice 11 umurongo wa 32 haravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Abava mu isezerano Imana izabayobesha kubashyeshyenga. Abantu bavuye mu isezerano ni iki ngiki bazakuramo. Usanga abantu bavuga ngo ngewe nibitseho nzayimana, ariko nzayimana ni iki? Nzayimana ishobora kuba nzaguhana, nzakureka, nzagukoza isoni, ariko abandi nzayimana. Kuki mwumva ko nzayimana ivuga ibyiza gusa? Nzayimana ishobora kuza ari nzakugaragaza, nzagukoza isoni, nzagushyira ku mugaragaro, nzakureka. Ariko hari n'abandi bibitseho ariko si bose. Niba waravuye mu isezerano uzi nzawibitseho, nzakureka, nzagukoza isoni, nzakumwaza, nzagukoza isoni abantu bose bakumenye. Ariko umuntu wagumye mu isezerano ry'Imana abitse nzayimana, nzakugirira neza, nzaguheka, imfizi zarinda ziburuyenzi nkiguhetse, sinzagusiga, sinzaguhana, ndaguhetse ku mugongo. Njya nkunda kubivuga abantu bakagira ngo ndimo kubasetsa. Imana ibwira umukobwa ngo ngiye kugukorera ubukwe muri uyu mwaka witware neza, akajya aca inyuma akagenda agasambana, akagenda akifata nabi, yarangiza nibitseho nzayimana, nibitseho nzayimana, akajya asirimba nibitseho nzayimana. Igiye kugushyeshyenga, igiye kubwira ngo uyu mwaka mwana wanjye ndagukorera ubukwe, 2022 irangire, na 3 irangire, na 4 irangire, ujye uvuga ngo Mana warambeshye. Yaragushyeshyenze kuko nawe warayishyeshyenze. Ikintu nabonye Imana itagikora, Imana ntago igibeshye, ariko igishyeshyenga abantu. Iragukorera ubukwe waraye kwa Karisiti, ejo kwa gatandatu wararanye na Karisiti, kwa gatanu wari kwa Korode, kwa kane wari kwa Rufonsi. Ntago ari uri hano ndi kuvuga ariko atagira ngo niwe ndi kuvuga. Kwa kabiri wari uri kwa Marite, kwa mbere wari uri kwa Korode, wari uri kwandi. Warangiza ukavuga ngo Imana yakubwiye ubukwe. Nanjye ndi umuntu ntabwo nagukorera kuko ubukora buri munsi. None se uko umuntu akeneye umugabo aramwifitiye, ikintu izaguhemba cyakora izagushyeshyenga. Igikubwira kwa kane waje mu materaniro, mwana wanjye ngukoreye ubukwe, uburindire ububure. Ku cyumweru kubwe noneho ndaje uyu mwaka ndabukoze, uburindire ububure. Nicyo ngicyo ngo izabayobesha kubashyeshyenga. Ngo ariko abantu baguma mu isezerano izabagirira neza. Abantu batava mu isezerano izabagirira neza. Ndasoje rero, ndasoje. Ndashaka kuvugana nawe we waje muri iri teraniro tuganira ijambo ry'Imana. Urumva ugihagaze neza mu isezerano? Urumva nawe utari uri muri ba bantu barimo bashyeshyenga Imana? Burya rero hari igihe ubeshya Imana kuyikorera nayo ikakubeshya ko izaguhemba. Uyibeshya kurimo neza nayo ikakubwira ati mwana wanjye rwose urimo sawa, urimo sawa, ariko hari ahantu muzahurira mu ikorosi. Umunsi umwe twigeze kujya mu Kagera, muri parike y'Akagera,
twari kumwe n'abandi bantu twakoranaga tugiye gusura nyine inyamaswa zo mu Kagera. Twumvaga dufite amatsiko yo kureba, twumvaga dushaka kureba intare, dushaka kureba inzovu, dushaka kureba mbese biriya bisimba binini bihari. Noneho turababara ngo tugiye tutabonye inzovu. Turi mu modoka dutaha twababaye ngo ntago tubonye inzovu, baratubwiye ngo n'urusimba rurerure ngo ruruta kwasiteri. Dutaha tubabaye ko tutabonye inzovu. Tugeze mu ikorosi gutya twitaye tubona kiraje, tubona kirimo kigendera gutya cyambuka umuhanda. Uko niko abantu bajya bibwira ngo bahejeje Imana, bakajya ngo yantwaye ikisi. Ntacyo yantwaye, iterabwoba ry'abarokore ngo izanyica ngo izangwa nabi. Ukajya ngo ko ntacyo yantwaye, iterabwoba ryanyu ko ntacyo yangize, ko ntacyo nabaye, ko ntapfuye, ko batafunze. Muzahurira mu ikorosi, uzahurira nawe mu ikorosi ntubona uko uhunga, mbese ihita zigafunga inguni, ntubona aho unyura. Niyo mpamvu abantu benshi bagaruka barakubiswe, bagaruka Imana yarabahondaguye, baba barahuriye nayo mu ikorosi. Ndasoje rero, ndagira ngo umuntu wumva yari yaravuye mu isezerano, umuntu wumva yari yaratandukiriye, umuntu wumva yagendaga uko yishakiye, umuntu yajyaga yibwira ngo Imana ngo yarayihejeje ngo ntaho bazahurira. Uyu munsi waje mu nzu y'Imana kugira ngo iri jambo rigusubize mu murongo. Nagira ngo uhaguruke dusenge Imana. Ntabwo ari ukugira ngo nezerwe ngo mwafashijwe, oya, umutima wawe hari icyo urimo kukubwira. Wowe uhaguruke uhamanya n'umutima wawe, burya umuntu niwe wimenya. Ntabwo kuva mu isezerano bivuze kugwa, hari n'igihe ucogora mu byo wakoraga ukavuga ngo Mana nawe rwose ntabwo muri iyi minsi byankundira. Warivuyemo, nawe wahaguruka, Imana ikakugirira neza. Ushobora kuba utarimo gukoresha umuvuduko wari warahagurukanye, waracogoye, hari ibyaguciye intege, nawe wahaguruka tugasenga Imana. Hari igihe wajya kuvuga ngo Imana yarakubeshye, ngo ibintu Imana yakubwiye ntiyabisohoje, ariko wamenya aho byapfiriye, wabyumvise. Niwe wavuye mu isezerano. Irimo iragushyeshyenga, ariko uyu munsi bwira Imana ngo Mana mbabarira, noneho nongere ntangire bundi bushyashya. Ibintu byo kunshyeshyenga, ibintu bitazasohora Mana umbabarire, noneho ntangiye urugendo rushya. Nawe wahaguruka, Imana yo mu ijuru ikakugirira neza. Imbabazi z'Imana ni nyinshi ntizijya zirangira. Nubwo ubona washayishije, ariko Imana iracyagufitiye urukundo. Nagira ngo ninginge pasiteri, mama pasiteri, aze rwose mu cyubahiro cye, aze asengera aba bantu b'Imana, atakambira aba bantu b'Imana. Birashoboka ko wajyaga wibwira ko nta n'imbabazi z'Imana wabona, ariko Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi bene data. Imana rero ibagire neza kandi ibahe umugisha mu izina rya Yesu.